Son les faits. C'est quoi? C'est comment? Ncamugonga kakamwanya umubyeyi w'umuririmbyi Rukundo Christian wambaye nka Chris izi mu muziki yitabye Imana kuri wa gatanu tariki ya 13 Kamena 2025. Chris izi yanditse kuri konti ye ya Instagram agaragaza agahinda yatewe n'urupfu rw'umubyeyi we. Ati mubyeyi igihe ni cyari kingiki. Junior yagiye turebera inyungu za Chris izi yabwiye Inyarwanda ko iyi nkuru ari incamugongo mu muryango kuko uyu mubyeyi bari bamaze ibyumweru 2 bamuvuza bizeye kazakira. Yavuze ko yitabye Imana mu gihe bari barahawe transfer yo kujya kumuvuriza mu bitaro bya CHUK. Mu bihe bitandukanye kandi uyu mubyeyi yagaragaye ashyigikira umuhungu we Chris Easy. Ndetse uyu muhanzi yavuze ko mama we yamubereye inkingi ikomeye mu gukomeza urugendo rwe rwa muzika. Si ibyo gusa nanone rwahereye imbere rumugera amajanja. Reka nkubwire ukuntu nanone yigeze kurusimbuka agatabarwa n'imbwa. Niba ukurikirana hafi imyidagaduro nyarwanda nta kuntu waba utazi indirimbo Inana iri mu zifite igisobanuro gikomeye ku buzima bwa Chris Easy. Iyi ndirimbo niba uyikunda kandi ubihuje n'umubyeyi we watabarutse uyu munsi ari we wamwibarutse yarasigaranye kuko se yatabarutse kera cyane. Chris Easy akiri umwana muto cyane. Nkuko mama we yigeze kubivuga kandi yavuze yuko yari afite impungenge z'uko umubyeyi wa Chris Easy w'umupapa akimara gutabaruka Chris Easy kwiga bizamunanira. Ariko yatunguwe no kubona umwana we adasubiye inyuma. Ubwo kandi yaganiraga n'umuhungu we Chris Easy yamusabye ko yagaruka ku nkuru y'uburyo imbwa yamukijije. Uyu muhanzi yitsa ku mpamvu akunda imbwa by'akataraboneka. Uyu mubyeyi yagarutse mu bihe by'ubuto bwe. Avuga ko nyirakuru wa Chris Easy yari umucuruzi muri iyo myaka ndetse na sekuru akaba yarubakishaga amazu. Muri ibyo bihe rero mama wa Chris Easy nk'imfura nawe witaga ku bavandimwe ababyeyi babaga badahari. Avuga ko bari batuye Kabusunzu yasigaye mu rugo akaba umugabo wazaga iwabo kuhafatira amafunguro muri restaurant. Acunga ababyeyi bagiye aramuhamagara amusaba ko yagenda akagura fanta 2 azizanye ngo uyu mugabo yamusabye ko bakicarana bagasangira. Mama wa Chris Easy yarabyanze. Agiye gusohoka uyu mugabo aramukuru ashaka kumufungirana. Imbwa yari hari yitwaga Byihorere ihita ibibona kwishyamba atari ryero irasimbuka ibicaki wa mugabo iramurya imuciraho imyenda. Umubyeyi yarusimbuka ryo. Iyi nkuru ikaba ari yo shingiro ryo kuba Chris Easy akunda imbwa rwo kadasohoka ndetse anayitunze kuko urumva yitaha uyu mubyeyi ibyari bigiye kumubaho byaragahoma muno. Uyu mubyeyi kandi yagiye agaragaza kenshi yuko supporting umuziki w'umuhungu we. Nko mu minsi ishize uyu muhanzi Chris Easy nanone wari uherutse gushyira amashusho ndetse n'amajwi by'indirimbo nshya y'Inana ari nayo yamubereye nk'urufunguzo rwo kwinjira muri muzika neza. Haherekanya amashusho ku mbuga nkoranyambaga ari kumwe na mama we barimo barayibyina ndetse kandi ayo mashusho yanyuze ku rubuga rwa Instagram rwa Chris Easy cyangwa se Rukundo Christian. Hano none iyo mama Chris Easy yabaga ari kuganira n'umuhungu we akenshi yakundaga kumubaza ku mubare w'abana bazabyara, igihe azabyarira n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Chris Easy wari umaze igihe avugwa mu rukundo n'umukobwa uri mu banyuze mu irushanwa rya Miss Rwanda 2022 Umuhoza Emma Pascaline. Yagarutse ku buzima bwe mu rukundo aganira n'umubyeyi we. Mama we ndetse wanamuhasi ibibazo bikomeye byinshi byibanze ku hazaza h'uyu musore. Bwa mbere uyu muhanzi hakanye yivuye inyuma kadaca inyuma umukunzi we atuye ntabwo nabikora. Icyo kibazo kandi birangoye kugisubiza nubwo yavuze ko ari ikibazo kigoye gusubiza neza ariko ngo umuntu gafite nk'umuntu hatarimo kuba yakinyuma uwo bakundana. Yagarutse kandi ku kuba atakwemeza igihe azabyarira kuko byose bigenwa n'Imana ariko nanone igihe byabera byose nabwo akaba ari ko Imana yabishatse. Ku mubare w'abana azabyara uyu muhanzi ati igihe nabyarira cyose nta kibazo gusa hari ibyo mba negura nk'umuntu vuga nti umwana wanjye azamere gutya umuryango wanjye uzamere gutya. Uyu muhanzi yatangaje ko yakuze abwira umubyeyi we ko azabyara abana 2 gusa aho yakuriye yaje gusanga ngo azabyara 3. Nyuma nanone mama waza kumusaba kuzabyara 4 akareka ibiharwe arabimwemerera. Chris Easy yabwiye umubyeyi we ko kuba igihe kizagera agashinga urugo bitazahungabanyirwa mukunda ahubwo ruziyongera binyuze mu buzukuru azamuha. Ibi yabivuze agira ati mba numva ko bidashoboka gukuraho urukundo ngukunda kuko uri inshuti yanjye mbere yuko ngufata nk'umubyeyi kandi inshuti yakadasohoka. Mu gusoza uyu musore yabajije umubyeyi we icyo yakora mu gihe byatungurana akamutunguza umwuzukuru. Undi ati nabyakira nubwo mba nifuza ibirori cyangwa se ubu. Chris Easy yamwemereye ko azabimukorera kandi by'akataraboneka. Iyi nkuru y'incamugongo ikaba itugezeho mu isaha imwe gusa ishize.
Reka nanone kandi nkubwire ku mateka make ya Chris Easy ukomeze kubisanisha n'iyi nkuru y'incamugongo turi kumva. Kuva ku nzozi z'ubutatangiye ari umuraperi udafite n'itike yo kujya mu irushanwa kugeza ku ndirimbo zazamuye izina rye ku rwego rw'igihugu, Rukundo Christian Nsengiyumva wamamaye nka Chris Easy yabaye urugero rw'uko impano igihe n'abantu bakwiye bishobora guhindura ubuzima. Mu kiganiro yagiranye na Kiss FM tariki ya 16 Gicurasi 2025, uyu musore asanzwe ari mu bahanzi bakozwe mu Rwanda yagarutse ku rugendo rwe rwaranzwe n'imbogamizi, guhinduka no gukura, ndetse n'uruhare rwa Junior Giti ureberera inyungu ze mu kuzamura izina rye. Chris Easy yagaragaje ko yakuze atabarizwa mu bantu bazwi cyangwa se abafite ubushobozi, ariko bakaba amaze kuba inkingi ikomeye mu muziki w'u Rwanda. Uyu muhanzi yatangaje byinshi byihariye birimo n'indirimbo yamutwaye imbaraga nyinshi, ndetse agaragaza aho yavuye n'ahagana mu bufatanye bukomeye yagiranye na Junior Giti kuva muri 2021. Chris Easy kandi yatangiye muzika mu matsinda atandukanye nka Future Guys, aho yakoranye na M Easy ndetse na Young Easy, ariko indirimbo bakoze n'izigeze zimenyekana aribwo yinjiye muri indi tsinda rya Kamenge City Crimes, ariko nabwo byagize icyo bitanga. Chris Easy watangiye urugendo rwa muzika nta bushobozi afite, nta n'umuterankunga agira, yahishuye ko ubufasha bwa nyina aribwo bwatumye abona itike yo kujya mu irushanwa rya Talent Zone, binarangira ritsinze nyuma yo guhabwa aya mahirwe ya kabiri amaze gutsindwa mu cyiciro cya mbere. Iryo rushanwa ryamuhaye igishoro gito cy'amafaranga 350 ndetse n'amahugurwa ku bijyanye no gufata amashusho y'indirimbo n'itumanaho, ibyahamya ko byamubereye intambwe ikomeye mu muziki we. Chris Easy avuga ko yatangiye bigoranye, aza gufashwa n'impano ye n'ubufatanye hagati ye na Junior Giti. Junior Giti kandi yahinduye ubuzima bwe n'imibereho bye ku buryo bugaragara, uzwi nka Bugingo Boniface. Bugingo Boniface cyangwa se Bugingo Boni ukunda kwita Junior Giti mu mazina ye yakoreshaga mu mwuga wo gusobanura filime, niwe wagize uruhare rukomeye mu gutuma Chris Easy amenyekana ku ruhando mpuzamahanga. Junior Giti yatangiye gufasha kumenyekanisha no kureberera inyungu za Chris Easy muri 2021, ubwo benshi ari bataramumenya. Yamushyize mu mushinga w'ikigo cya Giti Business Group nk'umuhanzi wa mbere afashe ku giti cye, maze nk'uko benshi mu bakora uruganda rw'imyidagaduro babivuga, imikoranire yabo igaragaza ko byose bishoboka kandi gukorana bitanga umusaruro ku mpande zombi. Nubwo byavuzwe ko aba bombi muri 2024 bigeze gutandukana ubw'imikoranire yabo itari imeze neza, Junior Giti ubwo yari mu kiganiro yakoreye kuri Kiss FM muri Kiss Breakfast yavuze ko mu gihe cy'imyaka 3 we na Chris Easy bamaze bakorana batigeze batandukana, uretse ko habaye ikibazo gito gishingiye kuri communication gusa. Reka turebe kandi ku musaruro w'umushinga wa Junior ndetse na Chris Easy. Aba bombi bamaze imyaka 4 bakorana, ubu bakoze indirimbo 9 zamenyekanye cyane zirimo Fast, Amashu, Amashimwe, Inana, Eden, Stop, Jugumira, Sekoma, Samborera n'izindi nyinshi cyane. Chris Easy kandi yavuze ko indirimbo Bana yakoranye na Shafi harimo mu ndirimbo zamugendekeye neza kurusha izindi, mu gihe Foromiana yakoranye na Deben ndetse na Kevin Kade yamutwaye imbaraga nyinshi cyane bitewe n'uko yagiye itunganywa mu buryo bunyuranye nk'uko yayitekerezaga. Kandi aba bombi bagiye bahura n'imbogamizi mu bibazo byabo. Imikoranire y'aba bombi Junior Giti yasobanuye ko mu bihe bitandukanye yagiye igorana mu kuyitwarira icyarimwe n'umwuga wo gusobanura filime, hari n'abakora mu buryo bw'ibanze. Ibi navuga ko byabanje kugorana, gusa kuri ubu ngubu akaba yarabisubitse. Ati, maze igihe kinini ntasobanura filime nk'uko abanyarwanda bari bamenyereye, ariko byatewe n'uko nari maze iminsi myinshi kiri imbaraga ku mushinga w'umuziki wa Chris Easy, umuhanzi wanyu. Ubu rero ngiye kongera kugaruka mbagezeho filime nk'uko byari bisanzwe. Ibi yabivuze mu bihe byatambutse cyane. Kuri ubu indirimbo za Chris Easy zimaze kurebwa n'ababarirwa muri miliyoni 50 ku muyoboro we wa YouTube. Uyu muhanzi ari gukorana na Kevin Kade kuri album nshya izasohoka muri Nzeri 2025. Nubwo uyu muhanzi atifuje kubigarukaho cyane mu kiganiro yararimo, nkuko benshi mu bakurikirira hafi muziki nyarwanda babivuga, Chris Easy ni urugero rw'umuhanzi wihanganye wiyemeje kugera ku nzozi ze kandi agahabwa urubuga n'abantu b'ingenzi nka Junior Giti. Inkuru y'incamugongo y'uko uyu mubyeyi mama wa Chris Easy yatabarutse ari nawe yarasigaranye nuko imeze, kandi tukaba tubikesha ibitangazamakuru bitandukanye birimo Inyarwanda ndetse n'urukuta rwa Instagram ya Junior Giti cyangwa se Bugingo Boniface. Dukomeze kumwunamira. Reka mbashimire mwese rero tubanye muri iyi video.
Nibagire gukanda subscribe ndetse nakawugira kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi. Yarukira muri comment ubaze ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi. Kwibutsa kandi ko nyirizina n'igihe umunyamugu udasanzwe uvoma ku isoko y'amateka nkasugongera ku muco ndino ridacogura umuhamya biye n'imigambi. Ginyira amatwi umva byose nyinyesha usanga hose ndi inkuru idashadinga jitanye kandi ndumugano w'amagambo ndidiribo y'isoko n'amasunzu. Yo munyangiso nk'inyange, umunyamutima w'ingabo za Kirima. Ndino ritarambirwa, ndagabwa itarondoka, ndisoko itagabanuka. Ndavuga nkavuga kuri nge di Plava, iyi Plava TV. Dore muri video bitaha.